pasiteri ashyamiranye na pasiteri, shehe ashyamiranye na shehe, burya hari ikiri bwangirike. Uyu aragenda ukwe nanjye ngenda ukwanjye. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم. nimwumvire Imana mbere na mbere, hanyuma mwumvire n'intumwa yayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanyuma ubugira gatatu mwumvire munubahe amategeko y'abayobozi banyu. Take Studio is a business center for photography services, video production, and artistic design. Under the slogan, Customer is a King. Find us at Golden Plaza Building, Timirongo. Furthermore, contact us on 0783 63 25 42. Hamotech Studio works for our customers' needs. Murakaza neza ku Cyizere Dawa TV, televiziyo yanyu. Niba ukunda inyigisho z'Icyizere Dawa TV, ntugende udakanze kuri subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona notification. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحباب رسول الله، شتيزن إيمان محمد صلى الله عليه وسلم، نبيمر الله كاندي mwahisemo kugana inzira y'Ubuislamu. Nongeye kubaramutsa mu ndamutso y'abizera Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha bi Allah subhanahu wa ta'ala bibagereho aho muri hose. Muri kumwe n'umuvandimwe wanyu Shehe Musa Habarurema, nkaba ngiye kuganira namwe ku Cyizere Dawa TV. Iyi ni televiziyo y'Icyizere Dawa TV, aho tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Abadukurikiye kuri Facebook ngira ngo mwatangiye kubona yuko dusige tunyuzaho ibiganiro biri live. Ni mu rwego rwo kubategura kugira ngo mujye mukurikirana ibiganiro tugenda tubagezaho. Naho rero njya muri kumwe n'umuvandimwe wanyu Shehe Musa Habarurema. Reka dutangire dusingiza Allah subhanahu wa ta'ala, kuko Allah subhanahu wa ta'ala niwe ushobora byose, niwe wadushoboje kugera kuri uru rwego tugezeho. Turabishimira Allah subhanahu wa ta'ala, kandi tunamusaba yuko yakomeza kuduha ubumenyi bw'ingirakamaro, kandi bw'ubumenyi bufitiye twebwe ubwacu umumaro ndetse na sosiyete muri rusange. Izi mbuga nkoranyambaga rero tukwiriye kuzikoresha dusingiza Allah subhanahu wa ta'ala, tumuramya, tumuhimbaza, tumwamamaza hose hashoboka. Reka tunasabire intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amahoro n'imigisha bya Allah bikomeze bimubeho aho ari hose, we na mu rugo rwe n'abasangira ngendo be, na buri wese uzakurikira inzira ye mu byiza kuzageza ku munsi w'ingorane. Bakunzi b'Icyizere Dawa TV rero, uyu mwanya ndagira ngo tuganire ku nkuru, tugiye kuganira ku nkuru iri hano mu gitabo cyitwa Al-Ata. Ni ku page ya 25. Inkuru y'umwarimu n'umunyeshuri we, bayise inkuru y'umwarimu n'umunyeshuri we. Kambaze nyigereho. Iyi nkuru rero ikaba
ari inkuru nziza cyane nabonye nkumva nayisangiza abantu, tukayiganiraho kugira ngo bigirire umumaro abantu. Titire yayo iravuga ngo gushimisha abari mu bihe bikomeye cyangwa se abantu bari mu buzima bubagoye, ari ukubashimisha no kubakinira ku mubyimba. Niki nkawe wahitamo? Rero ni imvugo cyangwa se ni inkuru yagaragaye hagati y'umunyeshuri n'umwarimu we. Iyi nkuru ivuga ko igihe kimwe umunyeshuri n'umwarimu we bari barimo batembera mu busitani. Noneho muri kwa gutembera mu busitani baza kubona urukweto rushaje, baza kubona inkweto zishaje. Hanyuma bibwira neza ko nta gushidikanya ko izo nkweto ari iz'umukozi w'umukene wakoraga muri ubwo busitani bari barimo batemberamo, ndetse bari bafite ibyiringiro banazi neza ko uriya mukozi ukora muri buriya busitani w'umukene ari buze kugera igihe akaza gukenera za nkweto ze yari yazikuyemo ari mu gutunganya bwa busitani. Umunyeshuri rero yarahindukiye areba umwarimu we, aramubwira ati reka dukinishe uyu mukozi hanyuma duhishe ruriya rukweto rwe, cyangwa se duhishe ziriya nkweto ze. Yavuze mu magambo y'icyaro avuga ati haya bina numazihu hadha al-amil fanukhabbi'u hidha'ahu wa nakhtabi'uhu wara ashujairat. Aravuga ati reka dufate inkweto zuriya mukozi w'umukene tuzihishe inyuma y'igihuru cyangwa se inyuma y'ibiti aho atabasha kuzibona. Wa indama yati liyalbisahu, igihe aza kuza kuzikenera kuzambara, la yashuru alayhi fanara dahshatahu wa hayratahu. Wa munyeshuri yabwiye umwarimu ati reka dufate ziriya nkweto zuriya mukozi w'umukene w'umutindi tuzihishe, nitumara kuzihisha hari igihe arabuze kuza kuzikenera azambare, hanyuma arazibura, nazibura turebe uburyo reaction ye, turebe uburyo ari bwitwara ati. Yani dukinire kuri uyu mukene, tumuhishe ibye, turebe uburyo ari bwuze kwitwara. Uburyo yani umwarimu yamusubije amagambo atangaye, amagambo y'ubwenge, amagambo arimo hikima, amagambo arimo ubugenge. Ari nayo mpamvu yatumye ngira ngo iyi nkuru tuyiganireho. Ajabahu sheikh, wa mwarimu we yaramubwiye ati la yambaghi ya bunayya an nusalliya anfusana ala mashaa'ir al-fuqara al-masakin. Yambwiye ati mwana wanjye, ntabwo dukwiriye kwishimisha, ntabwo ibyishimo byacu bikwiriye kuba kwishimira ku bantu b'abakene ba masakin fuqara. Ntabwo ibyishimo byacu, ntabwo dukwiriye kwishimira ko umuntu ukennye yababara. Ntabwo ibyo ngibyo bikwiriye kuba bidushimisha. Ntabwo dukwiriye kuba intego yacu ari ugushimishwa no kubona umuntu w'umukene ahangayitse ababaye. Hanyuma abwira wa mwana we amubwira ati wa anta ghaniyu, mu by'ukuri uri umukire. Yumkinuka an tujriba li nafsika mazidan min as-sa'ada bi an tad'a qat'an naqdiyya dakhila hizaa. Amubwira ati wa mwana we uri umukire, aho kugira ngo ufate uriya mukene umubabaze kugira ngo wewe bigushimishe, ahubwo mu bukire bwawe wafata mu mafaranga ufite ugashyira muri rwa rukweto rwe, hanyuma ahubwo tukaza kureba n'uburyo ki ari bwakire ari buze kwifata nabona ayo mafaranga muri rwa rukweto rwe.
niko yabwiye mwana, yambwiye ati aho kugira ngo ufate amafaranga y'umukene uyahishe, aho kugira ngo ufate urukweto rw'umukene uruhishe, naza kurushaka rubure atakaze umwanya we, yibaze ninde wamutwariye urukweto, twihishe ngo turebe uburyo ari bwitwara ari bubabare. Ibyo nta nyigisho zirimo. Inyigisho ziri ahubwo reka dufate urukweto rwe dushyiremo amafaranga, nitumara gushyiramo amafaranga turebe ni gute biri buze kugenda, twihishe noneho tuze kureba ni gute biri buze kugenda. Hanyuma ajaba talibu biliktirah, wa munyeshuri yanyuzwe n'icyo gitekerezo. وقام بوضع قطع نقدية في حذاء ذلك العامل, afata amafaranga yari afite ashyira muri rwa rukweto rw'uwo mukozi. ثم اختبأ هو وشيخه, hanyuma we wa munyeshuri na shekhe we barihisha خلف الشجيرات ليريا ردة فعل ذلك العامل الفقير, bihishe inyuma ya bya biti bya bihuru, hanyuma baza kureba niki kiri buze kuba kuri ya mukozi. Wabada barhatun jaa amirun ratha thiyaba anha amalahu fi almazru'a liyakhudha hidha'ahu. ففوجئ العامل عندما وضع رجله في الحذاء أن هناك شيئا داخله وعندما أخرجها وجدها قطعة من النقود. ngo wa mukozi yaje n'ivumbi, yikunga muri vumbi, yaravuye mu gukora ubwo busitani muri wa murima, hanyuma arangije amaze kwihanagura ibirenge bye ngo yambara inkweto ze, ashyize ikirenge mu rukweto atungurwa no kumva ikintu kiri mu rukweto, hanyuma arukuramo ngo yumve ikintu kirimo gutuma urukweto rwe ukuguru kwe kutinjira mu rukweto neza, niko gusangamo ya mafaranga. Maze amaze gusangamo amafaranga, wakadhalika wajada fil hidha'i al-akhar, areba no mu rundi rukweto asanga narwo rurimo amafaranga. نظرا مليا إلى نقود وكرر نظرا يتأكد أنه لا يحلم. ngo noneho wa mukozi yakomeje areba amafaranga ayitegereza kugira ngo rebe nimba atari inzozi, atari amafaranga y'ibicupura, atari ukuri, atari amafaranga y'amiganano. Arareba mbese abase ndi mu nzozi, ndi kurota, ni gute amafaranga yaje akagira mu nkweto zanjye, mbese amera nk'uguye mu nzozi. nadhara fi kulli tijahi falam yajidu ahadan hawla, maze arareba akebuka impande zose, arazenguruka, areba imbere, areba iburyo, areba inyuma, hose areba ko nta muntu yabona hafi aho ngaho, ntiyagira umuntu numwe abona. falam yajidu ahadan hawla, nta muntu numwe yigeze abona aho ngaho. wa wada'a nuquda fi jaybihi wa huwa yabki, ngo hanyuma ya mafaranga yashyize mu mufuko we ariko arimwo kurira kubera ibyishimo. thumma nadhara ila sama, ngo hanyuma arangije areba mu kirere. mukhatiba raba, arimwo ashimira nyagasani we. wa huwa yaqulu, avuga ati ashkuruka ya rab, ndagushimira mana yanjye. laqad alimta anna zawjati marida, wamenye ko umugore wanjye arwaye. wa auladi jiya'un la yajiduna al-khubza, wanamenye neza ko abana banjye bari bagiye kwicwa n'inzara, nta mugati babona. arimwe arashimira Allah subhanahu wa ta'ala, ashimira Imana. ta'athara at-talib فأنقذتني
wa iyahu min alhalak. Aravuga ati Mana yanjye urandokoye n'umuryango wanjye muri ibi bihe turimo bigoye. ظل يبكي ويبكي طويلا شاكرا لهذه المنحة من السماء. Wakomeza ashimira Imana arira kubera ibyishimo byo gushimira izi ngabire abonye zivuye mu ijuru. Ta'athara at-talibu kathiran, ngo byakoze ku mutima wa munyeshuri cyane. wamtala'at aynahu bid-dumu', ngo amaso ye yuzuye amarira. Indaha qala lahu shaykhu alasta al'ana aktharu sa'ada min iqtirahi takhbi'ati al-hidha. wa mwarimu we yaramubwiye ati mwana wanjye urabona atari bwo bikongereye ibyishimo mu mutima wawe kurenza igitekerezo wari ufite cyo guhisha urukweto rwe. Wa munyeshuri ajaba talibu laqad ta'lamtu darsan lan ansaha ma hayaitu. Aravuga ati mu byukuri nize isomo ntazigera nibagirwa igihe cyose nzaba ndi muzima. Laqad fahimtu al'ana ma'na ibara ma fahamtuha min qabl. Avuga ati ubu ngubu nsobanukiwe interuro ntigeze numva mbere ngo nsobanukirwe. Indama tu'ti satakunu aktharu surura min an ta'khudha. Ngo igihe uzaba utanga iteka uzajya wishima kurenza igihe wakiriye. Igihe utanga ugira ibyishimo biruta ibyo wagira wakira. Wa illam yakunu indaka ma tutihi ati ibtisamati tayyiba. Bityo rero wa muntu we unyumva unkurikiye, niyo waba udafite icyo uri butanga, ariko byibuze umuntu ntukamubabaze, byibuze ujye unamumwenyurira. Jya umwenyurira umuntu. Smile, you be rewarded. Ngaho rero bagaragu ba Allah, nshuti z'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, niba udashoboye kuba wagira icyuho umuntu, byibuze jya umubwira ijambo rimuhumuriza ku mutima, rihumuriza mugenzi wawe. Wa illam yakun indaka ma tutihi a'ti ibtisama tayyiba aw ibaratun tufrihu biha qalbu ghayrak. Fas'adatu alhaqiqiyya hiya fi al'ata'i wa laysa al-akhdh. Bityo rero nshuti mukurikiye izi nyigisho, ibyishimo biri mu gutanga, ntabwo ibyishimo biri mu kwakira. Ibyishimo byinshi biri mu gutanga, ntabwo biri mu kwakira. Famal mar'u illa kathamaratun. Umuntu akwiriye kuba nk'ururabyo. Idha nadijati wahlawat kana alayha an tahiba halawatuha lil akharin. Ururabyo iyo rumaze kwera, ubwiza bwaryo, uburyohe bwarwo, ururabyo iyo rumaze kwera, ubwiza bwarwo, uburyohe bwarwo buba bukwiriye kugera ku bandi. Fa in hiya amsakta halawataha ala nafsiha kana dhalika sababu afniha wa fasaduha. Iyo rwa rurabyo rutagejeje impumuro yarwo ku bandi, biba impamvu yo kwangirika kwarwo. Ta'allamu al-'ata hatta fi dhurufikum al-khaniqa. Mwige gutanga kabone niyo byaba ari mu bihe bigoye. Ta'allamu kayfa tahduna an-nura liman hawlakum. Nimwige uko mushobora kugeza urumuri kuba bakikije. Wa in kanat khafayakum halika. Kabone nubwo ibyo mutagaragaza ku karubanda bishobora kuba atari byiza, ariko nyamuneka mugerageze gushimisha abantu. Ta'allamu an tahibu al-ahbabikum ibtisama. Nimwige kumwenyurira abakunzi banyu n'inshuti zanyu. Wa in kuntum tabukuna. Kabone niyo mwebwe mwaba mushavuye, ariko mushimishe bandi.
ibzuru fathawabu al-ata'i sayamsahu mata'ibukum. Nimugerageze rwose muharanire gushimisha abandi, wenda ibibazo mufite bishobora kuzaba kubera gutanga ingorano zo gutanga zizasiba, zizahanagura ingorane zanyu n'ibibazo byanyu. Wa yakhba'u lakum farajan min haythu la tahtasibun. Nimuba mu bantu bagira ubuntu, mugashimisha abandi, mukatuma abandi bamwenyura, mukaba impamvu yo kuba bagenzi banyu bakishima, ibyo bizatuma namwe ingorane mwaba murimo n'ibigeragezo mwaba mufite Imana ibakuramo mu buryo mutakekaga. Bityo rero bavandimwe, tubibutsa yuko turi mu gihe cy'ukwezi kwa Ramadan, cya gihe dukora igikorwa cya zakatu al-fitri, aho intego ya zakatu al-fitri ari ugushimisha bagenzi bacu. Ngaho rero mwifatanye n'abo bakene n'abatishoboye kuri ya munsi w'Eid, mutegura munazirikana kuzatanga zakatu al-fitri. Nge mwari kumwe n'umuvandimwe wanyu Sheikh Musa Habarurema. Aha niho nsoreje iyi live nende gukora kuri Facebook. Tukazakomeza ubutaha. Hari ibitekerezo mwatwandikira muri komenti cyangwa se mukaduhamagara kuri iyo nimero iri kurekara 0785 78801. Support Ekizara TV *182